Yesu yubahwe ibihe byose, Imana ihabwe icyubahiro. Shalom ahantu uri, shalom mu bugingo bwawe, shalom mu mutima wawe, shalom shalom, ndagushuhuje igihugu cyose uherereyemo, shalom. Shimwa shimwa Mana yacu, hirya yawe nta yindi ayiwe. Shimwa shimwa Mana yacu, hirya yawe data nta yindi mana iriho. Shimwa shimwa we Mana yacu we, hirya yawe nta yindi oh nta yindi mana, nta yindi mana, nta yindi mana we, nta yindi mana. Mana ho wankuye, ho ibyo wakoze mana ho, mana ho wankuye, mana ho wankuye we, mana ho wankuye, mana ho wankuye we, mana ho wankuye, mana ho wankuye we, mana ho wankuye aho wankuye, aho wadukuye mana we, aho wadukuye Yesu we, mana ho wankuye irodeba, aho iyo kwa makira, aho iyo mu buretwa, iyo mu byaha, mana ho wankuye we, mana ho wankuye we, mana ho wankuye, mana ho wankuye, mana ho wankuye. Zaburi 147 umurongo wa 7 kugera ku wa 11. Muririmbire Uwiteka, mumushimire ibyo yakoze, muririmbire ku nanga. Imana yacu ishimwe, itwikiriza ijuru ibicu, itunganiriza ubutaka imvura, imeza ubwatsi mu misozi, igaburira amatungo ibyo kurya byayo, n'ibyana by'ibikona bitaka. Imbaraga z'ifarashi sizo Imana yishimira, amaguru y'umuntu siyo inezererwa. Uwiteka anezererwa abamwubaha, anezererwa abategereza imbabazi ze. Amen. Mwakire neza ijambo ry'Imana. Amen. Yemwe ndabagira ngo mbabwire ngo ukwezi kwiza, mbanje kubifuriza ukwezi kwiza. Umwami abane namwe muri uku kwezi. Uku kwezi Imana ibahire, Imana ibiyereke. Ariko kandi ndagira ngo nkwibutse ngo uzindukane nanjye, ufungure umunwa usenge, haguruka usenge. Reka byose ubanze ushima Imana. Ukwezi kurashize uhumeka, ukwezi gushize wabonye Imana, Uwiteka kugiriye ubuntu. Nakunze iyi Zaburi rero niyo ngira ngo dusengeremo kuri iyi tariki ya mbere y'ukwezi kwa kabiri muri uyu mwaka 2026. Ni umunezero Uwiteka aduhaye kongera kubaho, aduhaye umunsi mushya ngo tuwunezererwemo, tuwishimiremo, kandi aduhaye n'ukwezi gushya. Nuko ukwezi nako rero arakuduhaye ngo tukunezererwemo, tukwishimiremo, tukuririmbire Uwiteka rero, tumushimire we ubitwemereye. Ngo muririmbire Uwiteka, mumushime ibyo yakoze. Shima Imana ibyo yakoze mu kwezi gushize. Ibuka ibintu Yesu yagukoreye. Hera ku itariki ya mbere y'uku kwezi. Ibuka utangira bonane, Yesu araturinda. Ibuka mu minsi mikuru, Yesu arahaturindira. Aho wayiririye ni buri wese afite uko byagenze. Ibuka umwaka uratangira, Yesu araturinda. Umwaka ugezemo nako ukwezi gutangiye, Yesu araturinda. Kugezemo hagati, Yesu agumya kuturinda. Yaratwambitse, yaratugaburiye, yaratuvuye turwaye, abatararwaye. N'amashimwe ni menshi. Arinda urubyaro, arinda abo twashakanye nabo, arinda imiryango yacu. Uko biri kose n'abagiye nyine ubwo igihe cyari cyageze, ariko turashima Imana ko tugihumeka umwuka w'abazima mu isi y'ababaho. Ibyo turi gucamo byose Imana ishimwe ko tugihumeka, ko turi bazima mu isi y'ababaho. Reka rero aho uzaba uri uririmbira Imana. Mwumvishe ko nanjye natangiye ndirimbira Imana. Kubera iki? Imana ikwiye kuririmbirwa, ikwiye gushimirwa. Atari uko tubonye ko iduhaye iminsi yo kubaho cyangwa se ukwezi gutangiye. Oya, ibihe byose ujya wibuka, wicare uvuge ngo Mana njye kukuririmbira akaririmbo unezeze Imana yawe. None wumva ikintu akundiye Imana. Iyi Mana ifite imbaraga. Ku murongo wa 8, itwikiriza ijuru ibicu, itunganiriza
itunganyiriza ubutaka imvura, imeza ubwatsi ku misozi. Imana nta kitadukoreye. Iyi ni imirimo bagaragaje y'Imana yacu. Natwe twirebye mu buzima bwacu dusanga harimo imbaraga z'Imana zigenda zikorera. 9, igaburira amatungo ibyo kurya n'ibyana by'ibikona bitaka, irabigaburira. Niba Imana igaburira ibi bikona, ikagaburira ibi byana bitaka by'ibikona, twebwe ntiyatugaburiye? Shima Imana yatugaburiye. Imbaraga z'ifarashi si Imana yishimira, amaguru y'umuntu si inezererwa. Ni ukuri Imana inezererwa abayubaha. Kuri 11 abantu Imana inezererwa. Uku kwezi rero dutangiye kuri uyu murongo wa 11 niho dusengera mu kwezi kwa kabiri. Kubaha Imana ni kunezererwa, nta kitazakora, nta kitazaduha. Muri uku kwezi dutangiye Imana ni twishimira. Ngo niba Imana itwishimira, haleluya, umubisha wacu yaba nde? Abamwubaha. Kode y'uku kwezi ni ukubaha Imana. Ubaha Imana wowe, va mu byaha, reka ibyaha zibukira. Haleluya. Haranira ko Imana ihabwa icyubahiro mu buzima bwacu mu buryo bumwe n'ubundi, mu miryango yacu, aho mu mago, aho iwacu, aho uri hose. Imana ihabwa icyubahiro. Wubaha Imana mu kazi, wubaha Imana mu mirimo yawe, wubaha Imana. Tugenda twubaha Imana, tubyutse twubaha Imana, aho turi twubaha Imana, mu bihugu turimo twubahiremo Imana. Hari abantu nabonye bava mu bihugu byabo bajya mu bindi bihugu bagashayisha bakiroha mu byaha. No, nta gihe cyo gukora ibyaha, ahubwo aho Imana iduteretse, aho Imana idutuje, tuhubahira Imana. Nganezererwa bategereza imbabazi ze. Ubundi dutegereza Imana ikiri bukorere muri uku kwezi. Mugana wa muririmbyi waririmbye ngo mugiye kureba iki Imana igiye gukorera ahantu. Dutegereza Imana turebe ikiri buduhe muri uku kwezi, ariko tubanze kuyubaha. Amen, amen. Karibu dutangire dushima Imana. Ushyire Yesu hejuru, urambura amashimwe, utelefone mwene so, umubwira ati ndashima Imana, umubwire ku mashimwe y'ibyo Yesu yadukora. Ubundi nayo matelefone twagakwiye kwakira. Ubwira mwene so, Diyoti warubizi, nari nguhamagaye ngo nshima Imana, nibutse ibintu yankoreye muri uku kwezi. Nibyo nabyo byawe nibyo kujya ku matelefone umuntu akavuga nayise amahomvu n'ibiki byose po. Tuvuga amashimwe. Imana yacu ibyo yakoze ni byinshi kandi turabifite mu buzima bwacu. Karibu dusenge. Turagushimiye Mana. Uwiteka we himbazwa, shimirwa ibyo wakoze muri uku kwezi gushize. Mana, twarakubonye uturinda, twarakubonye uturwaza, twarakubonye utuvura, twarakubonye dukiza n'ibyacu n'abacu, twarakubonye Mwami. Umwanya utugereje kuri uyu munsi w'ukwezi gushya. Haleluya. Twarakubonye Papa mu minsi mikuru, twarakubonye ukwezi gutangiye, twarakubonye hagati, twarakubonye no muri uku gusoza. Shimwa Mwami, habwa icyubahiro Mwami, amamara Mwami, niwubahwe Mwami, nushyirwe hejuru Mwami. Erega imbaraga zawe ziriho, nizo wagiye ukoresha kuri twe Mwami. Turabigushimiye kubw'abacu n'ibyacu, turabigushimiye kubw'uyu munsi uduhaye, turabigushimiye ugumye kuduha kubaho, turabigushimiye Mwami. Haleluya. Himbazwa ibyo wakoze, himbazwa kuturinda, himbazwa kudukomeza, himbazwa kuduhagararaho, himbazwa Yesu, himbazwa Mwami w'amahoro niwubahwe. Haleluya, 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 haleluya. Wa munyembaraga we, wowe utwikiriza ijuru ibicu, turagushimira. Wowe utunganiriza ubutaka imvura, turagushimira. Wowe umeza ubwatsi ku misozi, turagushimira Mwami. Uko niko natwe utatureka, uko niko natwe utwitaho, ndetse utwitaho birenze ibyatsi, utwitaho birenze Mwami iby'ubutunganiriza. Twebwe turemye mu buryo buteye ubwoba, buri special mu buryo bwiza. Uduha no ku mwuka wawe Mwami. Shima ko tugihumeka, shima kandi ko tugifite inzira z'igisiyoni mu mitima yacu. Shimwa Mwami mu gitondo, umve ko tugushimiye. Haleluya. Warakoze so kutugira neza mu kwezi, warakoze gukora imirimo ihambaye, warakoze Mwami. Haleluya. Umunsi turawugushimiye, wakire gushima kwa buri wese. Ibyo bantu bagushimira bakubwira Mwami, wakira amashimwe.
icyubahiro kibi cyawe. Mana tuzanye uyu munsi tushyize mu biganza byawe, uturinde mwami mu nzira zacu zose, tukubahe, tugumye kukubaha no kukubahisha. Yesu Kristo, tukubahe tukubahishe. Data, tukubahe tukubahishe. Mwuka wera w'Imana, tukubahe tukubahishe mu izina rya Yesu Kristo wazutse, mu mbaraga za Yesu. Haleluya. Reka dutegereze imbabazi zawe uku kwezi mwami, turagusengeye, tukubahe tukubahishe mu izina rya Yesu. Muri uku kwezi ubane natwe, ubane na buri wese. Haleluya. Muri iyi gahunda yo gusenga mu gitondo, Yesu, kuri mama Ebenezer officiel, mu izina rya Yesu Kristo, umuntu wese Yesu nkurikira uzumva iyi video, mu izina rya Yesu, mu izina rya Yesu. Uwiteka we, yitoze kukubaha tukubahe, dukora ibikubahisha, duhagarare mu murongo mwiza wishimira. Nuko tukubaha tukakubahisha, nuko twubaha ijambo ryawe rivuga, nuko dukorera mu tubwiye, nuko tureka ibyaha tugahinduka burundu burundu, mu izina rya Yesu, mu izina rya Yesu. Tuwo mwami, uku kwezi Yesu dutegereze imbabazi zawe, imbabazi zawe zidukiza, dutegereze ubuntu bwawe, dutegereze gukora kwawe. Ukwezi turinde kwirwanirira, uku kwezi tuguhanga amaso, ibyiringiro byacu bive mu bindi byose byindi twe twiringiye, ahubwo tubihundagaze kuri wowe, kuko uri uwo kwiringirwa, uri uwo kwizerwa, uri umwami ukomeye, uri inshuti, uri ingabo idukingira, uri umubyeyi mwiza. Mwami turasenze, ibindi twe twiringiye biveho, bindi mwami imbabazi zawe zitubeho, bigende biveho, ahubwo mwami ibyiringiro byacu turakwemera tubishyize muri wowe. Niwe duhanze amaso muri uku kwezi, niwe dushaka mwami. Imbabazi zawe zitwuzure, imbabazi zawe zidutwikire, imbabazi zawe zitugendeho, imbabazi zawe zidukorere, imbabazi zawe mwami zituburanire, imbabazi zawe zitubohore, imbabazi zawe yo haleluya zikore n'ahandi hatagaragara, zikore n'ahandi tutari, mu izina rya Yesu. Ko tugutegereje, kuko tukubashye, ko duciye bugufi mwami. Haleluya. Shimwa Kristo, shimwa gitare cy'amahanga. Uduha umugisha papa muri uku kwezi, twatuye umugisha kuri buri tariki. Ibitavuga Imana byose biveho, ibitashyizweho nawe kuri twe biveho, ahubwo buri tariki ya mbere kugera ku ya 28 tuyihuje n'imbabazi zawe. Imbabazi zawe zizaturengere, imbabazi zawe zizatuvugire, imbabazi zawe zizatugenda imbere, imbabazi zawe zizitambike mu bantu. Yes, imbabazi zawe zizitambika aho dukorera, imbabazi zawe zizitambike hafi na kure mu ngo zacu, mwabo twashakanye nabo, mu rubyaro rwacu. Imbabazi zawe tuzisutsemo, zidukorere, zisibanganye buri cyaha cyose cyari kituriho. Imbabazi zawe ziduhesha ibyo dukeneye, imbabazi zawe zitume twumvirwa, imbabazi zawe zidukingurira inzugi, imbabazi zawe mwami zituremere, imbabazi zawe zitugeze kure, zitugeze naho tutari kugomba kugera, ariko kuko imbabazi zawe zaje tugere kure. Haleluya, haleluya. Turagushimiye mwami, twakiriye ubuntu bw'uku kwezi waduhaye, twakiriye ubuntu bw'uyu munsi. Icyubahiro n'ikuzo bibi byawe. Uwiteka ushimwe, uyu munsi uganze, uyu munsi utegeke byose birakumvira. Ntaba ari twe mwami, ahubwo izina ryawe rihabwa icyubahiro. Ntaba ari twe Kristo wazutse, ahubwo izina ryawe Yesu rihabwa icyubahiro. Ntaba ari twe Mwuka wera w'Imana, ahubwo izina rya Yesu rihabwa icyubahiro. Urakoze mwami, umugisha umuntu wese wazindutse gusengana nanjye, izina ryawe rihabwa icyubahiro muri byose. Haleluya, haleluya. Amen, amen. Reka nongere mbabwire ngo ukwezi kwiza. Shalom.